Reka twizere ko mumeze neza mwebwe mukurikira PK Media Pano mugakurikira amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda tunyuza hano munsi ku wundi. Murabizi ko tubageza amakuru uko abagiye agezweho. Rero mbahaye ikaze mu makuru yo kuri uyu mugoroba tariki 4 Kanama 2026 mujye kugezwaho nanjye Samuel Baraka. Muri aya makuru turibuza kugaruka kuri izi ngingo, aho ndibuza kubabwira ko polisi y'u Rwanda yaburiye abatubahiriza amasaha yo gufunga utubari. Mu karere ka Rutsiro umugabo arakekwaho gusambanya umukobwa we w'imyaka 16. Ndibubabwire ko umugore wa Debeni Pamela yatanze amasaha 28 ubundi akitabaza RIB. Mu mahanga mu gihugu cy'Ubufaransa bimukira barenga 150 batabawe nyuma y'uko bwato barimo buhiye. Ikaze rero muri amakuru yose tugiye kurambura. Reka tuyanzike mbabwira ko polisi y'u Rwanda yaburiye abatubahiriza amasaha yo gufunga utubari. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda SP Boniface Rutikanga yaburiye abacuruza utubari barenza amasaha yagenwe yo gucuruza inzoga, avuga ko ibyo byongera ingeso y'ubusinzi mu bantu kuko baziraramo abandi bakazibyukiramo. Yabigarutseho mu kiganiro cyatambutse kuri Mama w'u Gasabo TV cyagarukaga ku ngamba ziri gufatwa mu kurwanya ibiyobyabwenge, ibinyobwa bitojeje ubuziranenge. Muri 2023 nibwo u Rwanda rwafashe icyemezo cyo gushyiraho amasaha ntarengwa yo gufunga utubari n'utubyiniro mu rwego rwo kugabanya ingeso y'ubusinzi yari imaze kwiyongera. SP Rutikanga yavuze ko hari abacuruza mu tubari basigaye bakoresha amayeri yo kuzimya amatara no kugabanya umuziki, bakikingiranamo bagakomeza gucuruza kandi bitemewe. Yanavuze ko iyo umuntu yaraye mu nzoga biba bigaragara kuko hari n'abantu bajya bahamagara polisi bitewe n'umutekano muke abaraye muri utwo tubari baba bari guteza mu duce dutandukanye batuyemo. Atejo bundi twahamagawe n'abaturage dusanga umugabo n'umugore bari kurwana mu gitondo saa 2 kandi bose basinze bavuye kunywa. Ukibaza ngo ese barayemo cyangwa batangiye kunywa mu gitondo. Wakurikirana ugasanga mu gihe utundi twari twafunze bo bakomeje baranywa bikingiranye imbere mu kabari. Yagaragaje ko uretse ubukangurambaga burimo tunyweresi bugamije kwigisha abanyarwanda kunywa mu rugero cyangwa bakazireka abo bishobokera. Polisi y'u Rwanda yatangiye ibikorwa byo kureba niba hari abantu bakomeza gucuruza inzoga zitujuje ubuziranenge ndetse no kurenga ku masaha yabugenewe yo kuzicuruza. Ati ikindi gikorwa no gukora ubugenzuzi muri utwo duce tukamenya abantu bafite utwo tubari ngo ni bande, kuko ntabwo wabuza umuntu kunywa izo nzoga utabanje kumenya aho azikura. Amabwiriza y'urwego rw'igihugu rw'iterambere avuga ko abafite utubari n'utubyiniro n'ahacururizwa inzoga bagomba gufunga saa 7 z'ijoro guhera ku wa mbere kugeza ku wa gatanu na saa 8 z'ijoro ku wa gatandatu no ku cyumweru. Tuva kuri iyo nkuru twerekeze mu burengerazuba tujye mu karere ka Rutsiro nze kubabwira ko umugabo akekwaho gusambanya umukobwa we w'imyaka 16. Muri sitasiyo y'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ya Rusebeya mu karere ka Rutsiro hafungiwe Ntawucira Ubukire Jean de Dieu w'imyaka 40 wo mu mudugudu wa Mubuga akagari ka Ruronde umurenge wa Rusebeya ukurikiranyweho gusambanya umukobwa w'imyaka 16. Uwo mukobwa avuga ko ari ubwa gatatu amusambanyije. Uyu mugabo avuga ko ibyo akekwaho yabitewe n'ubusinzi bukabije. Abaturanyi be baganiriye n'imvaho nshya dukesha inkuru bavuga ko asanzwe azwiho ubusinzi bukabije ndetse ko bwatumye akora ibyaha bitandukanye ariko ntabashe kubireka. Banavuga ko ubwo businzi bwatumye umugore we ari nawe nyina w'uwo mukobwa akekwaho gusambanya yamutaye akigendera nyuma yo kubona atakibasha kwihanganira imyitwarire ye. Abo baturanyi bavuga ko yari yarabyaranye n'uwo mugore abana 3 barimo n'uwo mukobwa. Nyuma gutandukana kw'ababyeyi be umukobwa yagiye kuba kwa nyirakuru. Nyuma y'urupfu rwa nyirakuru yabuze aho aba kuko nyina yari yamaze kubana n'undi mugabo babyarana abandi bana 3 bituma atabona ko yakomeza kumwitaho. Icyo gihe yahisemo gusubira kubana na se nawe wari umaze gushaka undi mugore. Umwe muri abo baturanyi Ntabareshya Jean Baptiste yagize ati yakomeje kwitwara nabi muri uyu mudugudu aho yakoreye urugomo umuturanyi arafungwa. Afunguwe hadashize iminsi akubita se nabwo arafungwa amaramo igihe kirekire. Afunguwe vuba none umukobwa we aramushinja kumusambanya inshuro 3 zose. Avuga ko umukobwa yababwiye ko inshuro 2 za mbere yamusambanyaga ariko akanga kubivuga kubera gutinya kubura aho aba kuko yabonaga nta handi yari kujya. Icyakora ku nshuro ya 3 ngo amaze kumusambanya yamukubise inkoni zikamurya bituma atabaza. Ati abaje gutabara barimo abavandimwe base nibo babwiye ibyabaye byose bituma batabaza inzego z'umutekano zimuta muri yombi.
Ntabareshye Jean Baptiste akomeza ati umukobwa yatubwiye ko se yari yiriwe asangira inzoga na mukase mu isantere y'ubucuruzi yo mu Bajyakera ku cyumweru tariki 2 Kanama 2026. Umugore yatashye mbere ajya handi hatari iwe, umugabo ataha hafi saa moya z'ijoro yasinze, asanga umukobwa ari wenyine mu rugo, amujyana mu cyumba aramusambanya. Yunzemo atarangije atangira kumukubita, umwana aratabaza. Abavandimwe b'umugabo batabaye imbere baramufata ngo atabacika, abandi baturanyi bahageze batabaza inzego z'umutekano ziramujyana. Umwana babwira uko n'ubundi yamusambanyaga, bamujyana ku bitaro bya Murunda gukorerwa isuzuma. Undi muturanyi witwa Nzahoranyisenga Pierre yavuze ko batunguwe kandi bababajwe no kumva umubyeyi akekwaho gukorera umwana we icyaha nk'icyo. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Musebeya Migabo Mpirwa yavuze ko bakimara kumenya iby'iki kibazo bahise bafatanya n'inzego z'umutekano kugira ngo ukekwaho icyaha afatwe. Ati yatubwiye ko ku cyumweru tariki ya 26 Nyakanga 2026 umukobwa we yagiye gusenga akahava akajya gusura nyina atamubwiye, akaba aribwo yaragarutse tariki 2 Kanama. Amubazanya umujinya mwinshi impamvu yagiye atamubwiye, bikubitiraho n'ubusinzi amukubita byo kumubabaza. Umwana baba yaratabaza abihinduriramo kumusambanya. Yongeyeho ati nibyo yatubwiye, ariko iperereza rya RIB n'isuzuma rya muganga bizatwereka ukuri, cyane cyane ko natwe umwana yatubwiye ko ari inshuro ya 3 amusambanya. Anasanzwe amuhohotera, amuhoza ku nkeke, amukubita, byanatumye ava mu ishuri nyirakuru agipfa kubera kubura amahoro n'uwamufashaga kwiga. Abaturage bategereza ibizava mu iperereza n'isuzuma rya muganga. Yasabye abana kudaceceka ihohoterwa bakorerwa, avuga ko iyo umwana aza gutanga amakuru hakiri kare atari kuva mu ishuri cyangwa ngo akomeze guhohoterwa nk'uko abivuga. Yasabye kandi ababyeyi kubanira neza abana babo no kwirinda kubakorera ihohoterwa iryo ari ryo ryose. Mu gihe cyaha cya muhama yahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 20 ariko kitarenze imyaka 25 nk'uko biteganywa n'ingingo y'133 y'itegeko nimero 68 akarongo 2018 ryo kwa 30 Kanama 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Tukiri muri ako karere ka Rutsiro, reka mbabwire yuko fuso yari yikoreye imbaho yakoze impanuka ihitana umwe mu bari baziri hejuru. Mu masaha 11 n'igice z'umugoroba ejo kwa 3 Kanama 2026 mu mudugudu wa Kaziga akagari ka Rundoyi umurenge wa Ruhango mu karere ka Rutsiro habereye impanuka y'imodoka yo mu bwoko bwa fuso ifite plaque RAI 340 yari twawe na Hitayezu Jean Bosco y'imyaka 53 yikoreye imbaho. Umwe mu bari baziri hejuru witwa Gansabimana Joseph waruzwi ku izina rya Mushayidi w'imyaka 37 ahita apfa, abandi batatu barakomereka. Rurinda Jacques waruraho iyo mpanuka yabereye yabwiye Imvaho Nshya ko iyo modoka yari pakiye imbaho hejuru yazo hajyaho abantu 4. Igeze mu mudugudu wa Kaziga irabirinduka irenga umuhanda, imbaho zigwa ku bari baziri hejuru. Ati yari impanuka ikomeye ko nabibonye, imodoka yacurangutse, imbaho zigwa ku bari bazicayeho, umwe ahita apfa. Kubw'amahirwe batatu bandi bari bayirimo, uwitwa Imanigiraneza Obedi, Habumuremyi na Uwiringiyimana ntibapfa, barakomereka byoroheje bajyanwa ku kigo nderabuzima cya Kayove. Umushoferi ntacyo yabaye, umurambo wa nyakwigendera wajyanywe ku bitaro bya Murunda. Umuvugizi w'ishami rya polisi rishinzwe umutekano wo mu muhanda SP Emmanuel Kayigi yavuze ko imodoka yarenze umuhanda muri metero 5, imbaho yari yikoreye zigwira abari hejuru yazo, umwe yitaba Imana, abandi barakomereka byoroheje bajyanwa ku kigo nderabuzima cya Kayove, umurambo ujyanwa mu bitaro bya Murunda. Ati impanuka yatewe n'uburangare burimo ubuteganye buke bwatewe no kuba umushoferi yapakiye imbaho agashyira abantu hejuru yazo kandi umuhanda urimo ubunyerere. Abatwara ibinyabiziga basabwa kugira amakenga yaho bari bitewe n'uko hateye, bakanirinda uburangare kuko biteza impanuka iyo hari ibyirengagijwe mu kazi kabo ka buri munsi. Reka tujye ni Nyanza mbabwire ko umuyobozi wa Daso yirukanywe mu kazi, abandi barimurwa. Umuhuzabikorwa wa Daso mu murenge wa Muyira mu karere ka Nyanza yirukanwe mu kazi bikekwa ko yazize kurya ruswa, abandi bimurwa aho bakoreraga. Hashize iminsi abahuzabikorwa ba Daso mu mirenge Daso coordinators bahinduwe bakavanwa aho bakoreraga bajyanwa handi. Gusa bigeze ku muhuzabikorwa wa Daso mu murenge wa Muyira we
ntiyimuwe ahubwo yahawe ibaruwa imwirukana mu kazi. Uyu bikekwa ko yahawe ruswa n'umuturage y'amafaranga angana n'ibihumbi 50, bigakekwa ko ari byo yazize. Mu bahuzabikorwa ba DASSO mu karere ka Nyanza bimuwe bakoreraga mu mirenge harimo umuhuzabikorwa wa DASSO mu murenge wa Kigoma bamujyanye gukorera mu murenge wa Busasamana. Umuhuzabikorwa wa DASSO mu murenge wa Busasamana bamujyanye gukorera mu murenge wa Busoro, wo mu murenge wa Busoro bamujyana gukorera mu murenge wa Nyagisozi. Uwakoreraga mu murenge wa Nyagisozi bamujyanye gukorera mu murenge wa Kigoma, naho umuhuzabikorwa wa DASSO mu murenge wa Ntyazo bamujyanye gukorera mu murenge wa Cyabakamyi. Uwo mu murenge wa Cyabakamyi yagiye gukorera mu murenge wa Ntyazo, naho wari umuhuzabikorwa wa DASSO wungirije ushinzwe amakuru IS mu murenge wa Nyagisozi ajyanwa kuba umuhuzabikorwa wa DASSO mu murenge wa Ntyazo. Uwo niwe wasimbuye wari DASSO coordinator mu murenge wa Muyira. Abahuzabikorwa ba DASSO mu mirenge ya Rwabicuma na Mukingo bo ntibavanwe aho bakoreraga. Abanyamakuru b'Umuseke bwo bavugishaga ubuyobozi bw'akarere ka Nyanza bababaza kugiza impinduka, nta gisubizo bigeze babona. Reka tuve kuri ayo makuru mbabwire ko umugore wa The Ben Uwikeza Pamela yatanze amasaha 28 ubundi akitabaza RIB. Uwikeza Pamela umugore w'umuhanzi The Ben yatanze amasaha 28 ku bantu bose bamutangajeho ibihuha kuba bamaze kubisiba bitaba ibyo, akitabaza urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Ni nyuma y'igihe hakwirakwira amakuru y'ibihuha ku mbuga nkoranyambaga ko ashobora kuba yaratandukanye na The Ben. Abinyujije ku mbuga nkoranyambaga ze, Pamela yavuze ko yashyeshetse kenshi ariko ubu bamaze kurengera. Ati mu myaka yose ishize sinigeze mba umuntu uha agaciro ibivugwa ku mbuga nkoranyambaga. Nahoraga ntuje nkicecekera kuko nta muntu numvaga ngomba ibisobanuro ku buzima bwanjye. Yakomeje avuga ko umuntu wese ukoresha imbuga nkoranyambaga wagize icyo amutangazaho afite amasaha 28 yo kuba yabisibye. Ati uyu munsi nanze gukomeza kwemera guteshwa agaciro n'abantu badafite icyo bazi ku buzima bwanjye cyangwa uwo ndi we. Hari itandukaniro rinini hagati yo gutanga ibitekerezo no gukwirakwiza ibihuha. Abakoresha imbuga nkoranyambaga mufite amasaha 28 yo gusiba ku mbuga zanyu zose inyandiko zose z'ibinyoma no kunyandagaza mwanditseho. Yakomeje avuga ko nibatabikora azitabaza urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rukabakurikirana. Ati nimutabikora nzageza iki kibazo ku rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB kandi nkurikiza inzira zose ziteganywa n'amategeko. Umwe muri mwe azagirwa urugero. Ubu nibwo bwa mbere kandi bwa nyuma mbaburiye. Ubutaha nta kuburirwa muzabona. Ntabwo Uwikeza Pamela yigeze avuga amazina yabo yabwiraga, gusa biragaragara ko ubutumwa bwe bwari bugenewe abakomeje gukwirakwiza ayo makuru. Tuve mu Rwanda mbabwire ko mu Bufaransa abimukira barenga 150 batabawe nyuma y'uko bwato barimo buhiye. Abayobozi b'u Bufaransa batangaje ko abimukira barenga 150 batabawe nyuma y'uko bwato barimo bugiye kwambuka muri La Manche bufashwe n'umuriro kuri wa kabiri mu gitondo. Ubwo bwato bwari bugiye kwambuka bujya mu Bwongereza, moteri yabwo yafashwe n'inkongi y'umuriro. Byatangajwe ko abantu 157 aribo batabawe bajyanwa ku cyambu cya Boulogne-sur-Mer. Ntibyigeze bitangazwa niba hari abakomeretse cyangwa abahasize ubuzima. Ibi bibaye nyuma y'umunsi umwe Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Andy Burnham atangaje ko guverinoma ye izakomeza gushyira imbaraga mu kugabanya umubare w'abantu binjira mu Bwongereza bakoresheje ubwato buto. Reka bashimire rero mwese muba mwadukurikiye. Aha niho dusoreje amakuru yacu mwagezwagaho nanjye Samuel Baraka. Gusa amakuru nakagaruka kuri PK Media Panel.